Ese wari uzi ko ubusambanyi bushobora kugutera ubugumba cyangwa kutabyara? Wari uzi ko ushobora kubyara abana bafite ubumuga biturutse ku ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina? Wari uzi ko se ushobora kurwara kanseri biturutse ku ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina? Wari uzi ko ushobora kunyagwa imigisha n'amahirwe Imana yari yarakugeneye kubera ubusambanyi? Wari uzi ko ushobora gutakaza ikuzo n'ishema wari ufite kubera ubusambanyi? Tubahaye ikaze na karibu kuri uru rubuga Isuzumiro TV, aho tuganirira uburyo twabungabunga ubuzima bwacu n'abacu, bityo tukagira ubuzima buzira umuze. Kanda ku nzogera wiyandikishe, ibiganiro nk'ibi by'ubuzima bibe akagaruka iwawe. Ubusambanyi n'ingaruka zabwo kuva kera na kare byanyagishije benshi, bubikirwa imbehe, abandi bibabuza ubuzima, abandi babaho babana n'umuze uhoraho, urubyaro rwabo narwo ruvukana ubumuga n'umuze uhoraho, yewe imijyi imwe n'imwe yararimbuwe harokoka mbarwa kubera ubusambanyi. Urugero ni iyitwa Sodomo na Gomora, higeze kurimburwa n'umuriro uvuye ku Uhoraho, umwe udaca urwa kibera, harokoka Loti n'umuryango we gusa. Muri Bibiliya yaba iyera cyangwa intagatifu haragira hati, nuko rero inkota ntabwo izava mu rugo rwawe iteka ryose, kuko wansuzuguye ugacyura umugore wa Uriya w'Umuheti, ukamugira umugore wawe. Ibi tubisanga mu gitabo cya kabiri cya Samweli, ibice 12, umurongo wa 10. Aya ni amagambo Imana yatumye Natanayeli kubwira Dawidi, umwe yari yarigeze kuvuga ko yiboneye umuntu ufite umutima nk'uwishaka. Ariko ubwo yari amaze kwicisha Uriya agacyura umugore we, Imana yamubwiye ko inkota itazava mu rugo rwe. Ubusambanyi bushobora kugutera kutabyara, ukaba ingumba cyangwa urubereri. Ibi bishobora guturuka kuri infection zangiriza imiyoborantanga, yaba iy'abagabo cyangwa iy'abagore, hanyuma ikifunga ku buryo intanga zitabona aho zinyura. Ikigo cy'igihugu cyita ku buzima World Health Organization kigaragaza ko ku munsi umwe abasaga miliyoni bandura bene izi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Bamwe bakagaragaza ibimenyetso, abandi bakabana nazo batabizi. Icya kabiri, ubusambanyi bushobora gutuma ubyara abana bafite ubumuga bwo kutabona, ubumuga bwo kutumva, ndetse n'ubumuga bw'amagufwa. Ikigo mpuzamahanga cyita ku buzima World Health Organization kigaragaza ko mu mwaka wa 2022 gusa abagera ku bihumbi 390 bavukanye ubumuga bitewe n'uko abagore bababyaye bari barwaye indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina yitwa umutezi. Icya gatatu, ushobora kurwara kanseri biturutse ku busambanyi n'ingaruka zabyo. Urugero ni kanseri y'inkondo y'umura iterwa na virusi yitwa Human Papilloma Virus yandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ikigo mpuzamahanga cyita ku buzima World Health Organization kigaragaza ko abagera ku bihumbi 311 buri mwaka bapfa bazize kanseri y'inkondo y'umura, akenshi iterwa na Human Papilloma Virus yandurira mu mibonano mpuzabitsina. Icya kane ni uko ushobora kunyagwa imigisha Imana yari yaraguhaye biturutse ku busambanyi, bitewe n'uko sosiyete nyinshi zitandukanye ntizemera imyifatire ifite aho ihurira n'ubusambanyi. Iyo ubwishoyemo
zigufata nk'igicibwa stigmatization, hanyuma ukamburwa ibyo wari wemerewe muri sosiyete. Yewe n'amategeko y'ibihugu byinshi, ubusambanyi cyangwa sexual immorality ni icyaha ahana yihanikiriye. Icya gatanu ni uko ushobora gutakaza ikuzo n'ishema wari ufite muri sosiyete. Mwarabyumvishe kenshi, hari abiyahuye barapfa hanyuma yo kumenya ko amakuru y'uko ari abasambanyi yagiye hanze. Abandi babana n'ipfunwe n'ikimwaro gihoraho batazibagirwa. Hari abagabo babiri, Hofuni na Finehasi, Bibiliya yita ibigoryi. Yego sinshyize isoni, ahubwo Bibiliya niko ibita, mbivuze uko biri. Abagabo basambanyaga abagore bakoraga mu ihema ry'ibonaniro. Ubu busambanyi bw'aba bagabo bwatumye Imana ibanyaga ikuzo ryo kuba abatambyi, bapfira umunsi umwe, kandi ababakomokaho bose bavumwa umuvumo wo gupfa bakenyutse. Icya gatandatu, ubusambanyi ni icyaha gisenya imiryango. Nta gushidikanya gatanya cyangwa divorce mu ndimi z'amahanga, inyinshi ziterwa n'ubusambanyi. Iyo abari bubatse urugo batandukanye, bigira ingaruka ku bana babo, kuko nta cyiza nko kurererwa mu muryango, aho ababyeyi bashyize hamwe kandi bakundanye, bakunganirana mu kurera urubyaro Imana yabahaye. Muri Bibiliya, ubusambanyi bwa Amunoni ararikira Tamari mushiki we kuri se bwakururiye urupfu Amunoni, kandi urwango n'umwiryane hagati y'imiryango biba iby'igihe kirekire. Icya karindwi ni uko ubusambanyi buri ku mwanya wa mbere mu gukwirakwiza agakoko gatera sida HIV. Ikigo mpuzamahanga cyita ku buzima World Health Organization kigaragaza ko agera kuri biliyoni 27 z'amadolari isi iyatakaza mu kwita ku barwayi ba sida. Aya ni amafaranga menshi tutazi kubara cyangwa gusoma, menshi cyane akayamvugo ngo imbwa itasimbuka, kuko ni tiririyoni zirenga 30 mu manyarwanda. Iki ni ikiguzi isi yose itakaza mu kwita ku barwayi ba sida cyangwa abarwayi babana n'agakoko gatera sida. Nyamara iyi ni indwara abantu bashobora kwirinda. Aya mafaranga agakora ibindi byateza imbere abatuye isi muri rusange. Nyamara ubu bwandu bukomeje kwiyongera, aho kugeza muri 2023 isi yose yabaruraga miliyoni 39.9 by'abarwayi ba HIV. Muri bo 38.6, ndavuga miliyoni 38.6 ni abantu bakuru. Naho ikibabaje cyane kandi giteye agahinda, 1.4 ni abana bari munsi y'imyaka 15. Muri make, aba bagwiririwe n'ibyago batigeze bateganya cyangwa batikururiye. Mu mwaka wa 2023, abasaga 1,300,000 biyongereye ku bari baranduye. Iki ni ikimenyetso cy'uko ubusambanyi bukomeje kwiyongera mu bantu, kandi nyamara kwirinda biruta kwivuza. Abantu bo muri iki kiragano turimo barushijeho kwishora mu busambanyi, sexual immorality, bakirengagiza ingaruka n'imivumo bibikomokaho ko ari byinshi.
wowe unyumva none iga gutegeka umubiri wawe bityo ugire ubuzima buzira umuze kandi ubeho mu migisha Imana yakugeneye yose. Murakoze, tubashimiye kuba mutwumva. Imana ibashoboze.